Mu gikorwa cyo gutora abajyanama mu karere ka Musanze ari nabo bavamo komite nyobozi y'akarere, abafite ubumuga bari bagize inteko itora mu gihe amatora yari yatangiye, bari biyicariye abandi bategereje ko umurongo ugabanyuka kugira ngo babone kujya gutora. Hashize iminota 10 amatora atangiye, nibwo umukorerabushake wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yasabye abafite ubumuga ndetse n'abagore batwite ko bahabwa umwanya kugira ngo batore mbere. Ni ibintu abafite ubumuga bari bagize inteko itora bakiriye neza. Nari niyicariye inyuma nteganya ko ndajyayo nitonze. Barangije baravuga bati abafite ubumuga turaborohereje n'abadamu batwite bazi imbere bagiye gutora. Ibi bigaragaza ko abantu bari guhinduka bakagira imyumvire, bakumva ko abantu ari nk'abandi, bakumva ko batanagomba kubaheza, kuko bundi iyo ufite abana mu rugo uba ugomba kumenya uri kugira intege nkeya ukamufata ukajya umujyana mbere y'abandi kugira ngo nawe abashe kugira ibyo ageraho. Byakiriye neza kubera yuko nabonye yuko ubuyobozi bwacu butwitayeho, buduha uburenganzira bwacu. Niyo mpamvu twabashe gutora mbere y'abandi bose. Ubundi bataravuga ririya tangazo wari uzi ko urajyayo barangiye, wari wicaye, byari bimeze bite? Nari nihebye kubera yuko nabonye umurongo ari muremure cyane, ntangira kwiheba. Ariko numvise itangazo nyuma yaho umutima wanjye gusubira mu gitereko, nza gutora nisanzuye, nta gahato nta muvundo. Twumvishije duhawe umwanya wo gutora mbere, abantu tuba tubangamiye n'uburyo tubayeho, twabyishimiye cyane kubera ko natwe baduhaye umwanya ndetse bakatwereka ko barimo kutuzirikana. Ibyo ni iby'igiciro gikomeye ko icyiciro cy'abafite ubumuga nacyo gitekerezwaho kandi kigahabwa umwanya. Kuba abafite ubumuga bahawe umwanya kugira ngo batore mbere muri aya matora yo ku ya 7 y'abajyanama mu turere ngo byari bikwiye kubera n'abandi urugero. Isomo ririmo ku bandi bose baba bafite ibikorwa bitandukanye bakora, ni ukuzirikana abantu bafite intege nkeya, ko hari igihe ugera ahantu bigasaba yuko utonda ukahatinda, wabona hari abantu benshi, hakaba hari igihe vuze uti kambe nsubiyeyo wenda nzagaruke ku wundi munsi hatari abantu benshi. Muri rusange abafite ubumuga bari bagize inteko itora muri aka karere ka Musanze bagera kuri 12, ni mu gihe bari bagize inteko itora bose bagera kuri 333. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.